umva mbese kandi nujya ubura inzitwaza buri gihe ngo nakerewe buri gihe ngo nakererewe urumva amaherezo azaba yayo kandi uzabishima nagutanzemo inshyi ebyiri niba wakubita inshyi ebyiri nibwo uzamenya se uwo ndi we wambesire we. Ese ko numva abana banjye babamajije inshyi numara kubavuna bizagenda bite? Hello mapix, tudatinze rero uyu munsi ngiye kubereka ukuntu wakora video ya cartoon cyangwa se za video z'ibipupe cyangwa se za video z'abana. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu zikorwa. Tudatinze rero uraza ni link ngiye gufungura, ariko nanjye ndaza kuyibashyirira hasi muri description, muraza kuyibona hasi. Ndayifunguranye nge nayibitse kuri WhatsApp, nanjye ndaza kuyibashyirira hasi ku buryo muri buyikandeho igahita ifunguka. Ukikandaho rero nta handi hantu ujya uca ihita ifunguka gutya. Bisaba kuba ufite interinete, ariko bibaye byiza nyine waba ufite interinete nyine yihuta, ariko bisaba kuba ufite interineti. Ahangaha rero ndi kuyikoresha nyine ni uku nguku nge bije, ariko nawe nta kizahinduka, ni gutya bizaza. Rero ahangaha mbere na mbere reka mbibereke neza. Uza ahangaha hari karagita, ubwo nyine ni abakinnyi. Hakaza hano background nyine ni ahantu nk'uko mubona nyine hano hameze. Ubwo iyi ni karagita, iyi ni background. Size ni size nyine uha umuntu. Ndagenda mbikora mugende mureba. Ahangaha iyo uje ugakanda hano kuri karagita, urabona hahita haba umukara. Iyo habaye umukara rero urabona hano haza abantu, urabona ukuntu bimeze. Urabona aba ni abantu, ni benshi cyane nyine. Uragenda ugahitamo uwo ushaka bitewe nyine na rero ushaka kumuha. Kuko harimo abasaza, abana, urubyiruko, byose birimo nyine. Uhitamo ako ushaka. Noneho uhita ureba ahangaha. Ahangaha uraza ugakanda kuri aka kantu kamanuka, kakambi kamanuka. Human bisobanura umuntu, ugakandaho. Iyo haje hano hazamo new. Ubwo new ni ibipupe cyangwa se amakarituni nyine mashyashya. Humanize ni abantu nyine. Creators reka tuhakande turebe. Hakazaho food ni ibiryo. Emojis nyine, emojis twa dutirike nyine two kuri WhatsApp nyine wohereza umuntu, nizo bita emoji. Hasi handitse all nyine, byose noneho bivanze. Reka dutangire wenda hano kuri emoji turebe. Reka turebe ku emoji. Bana emoji reba utuje nyine, ngira ngo muri kutubona nyine ni twa tuntu tw'udutente tw'udupupe. Ariko ubu tungutu nyine uradukoresha tukavuga. Kuri food nyine murangira ngo muri kubibona nyine namwe. Ibi byose nyine iyo turaza kubirebera hamwe. Na creators nazo nyine muri kuzibona, ni ibintu nyine bimeze ukuntu nyine. Wowe uhitamo icyo ushaka bitewe na role ushaka gukinisha. None wenda reka dufatire ku bantu naribi. Ubu tuvuye step ya mbere, tuvuye kuri creator. Reka turebe no kuri background. Ubu tugiye kuri aka ka background. Background iyo uyikanzeho urabona hano nyine ziza ari nyinshi. Uhitamo iyo ushaka bitewe na role y'ahantu ugiye gukina. Nimba ari ugukinira mu bwato urabona bizamo. Nimba ari mu gikoni urabona bizamo. Nimba ari mu mazi urabona bigenda bihinduka. Ubu ahangaha ho iyo ushakaho kuri background, unashaka ukanda hano kuri upload. Wowe ukizanira image yawe yo kuri WhatsApp nyine, nani yo kuri file ushaka. Wenda reka nzane kandebe ifoto naribi iyo ariyo yose mbonye. Reka wenda nshyireho ifoto y'abantu benshi. Uyikanda ugakora no done.
urabona abantu benshi uyu mugabo nawe ahita bazamo. Uyu urabona nyine hariya ni ukwikorera ikintu, kwikorera background. Noneho tudatinze reka turebe ukuntu wabikora. Noneho reka tugaruremo ya ma background yayo nyine bwite bisanzwe. Ubwo wewe uzakoresha background ushaka bitewe n'ahantu uri. Reka noneho hano kuri size, ni size uha characters cyangwa se umukinnyi wahisemo cyangwa emoji wahisemo, size nyine umuha. Ahangaha rero hari akandi kabanga. Mbere yuko weditinga urabanza ukaza ahangaha ukavuga ati se iyi video ngiye gukora izajya kuri YouTube, izajya kuri TikTok, izajya kuri Fibi, izajya hehe? Uhita ukanda kuri aka kambi rero nyine ubona ama Instagram, Facebook, Twitter. Murabizi yuko video washyira kuri Facebook nango iba ifite size nk'iyajya kuri YouTube. Video washyira kuri Twitter nango size yayo iba ingana nk'iyo washyira kuri Facebook. Rero mbere yuko editinga urabanza ukavuga ati se iyi video ngiye kweditinga izajya kuri ruhe rubuga. Noneho hano twebwe reka dukirenda kuri YouTube. Nyine uhitamo YouTube, ariko ushaka wanahitamo TikTok. Iyo usemo TikTok nyine background itihinduka. Reka wenda nshyiremo TikTok murebe ukuntu iyi background yanga itihinduka. Reka nkande TikTok. Urabona hano size bahise bama. Reka ariko njye mite ngumishamo YouTube naribi. Bahise bama 16:9. Reka noneho ngaruke kuri character naho murebe twahisemo character y'abantu. Reka wenda turebe, reka dushyiremo uyu muganga. Ni urugero. Uyu muganga rero urabona aha hantu. Urabona ko ari gato, ari hato, hari akantu k'umweru. Ugakandaho ukajya nyine ukamugira mugari gutya, akaba yagaragara umutwe gusa, cyangwa ukamuhina ukamunganyisha gutya, amaguru byose bigaragara nabwo naribi. Nubwo gutyo ubona ari gatoya, ni gato, ariko iyo maze kuyisevinga nyine ihita yuzura screen nyine, ukabona nyine umuntu ni munini n'ahantu ni hanini. Na uko uyibona gutya nango wavuga ati ngo nango bizagaragara. Biragaragara neza cyane nyine. Nuko hanga uburi nyine mu kweditinga, niyo mpamvu nyine ubona tuba twabaye dutoya. Noneho akandi kantu tukurikizaho, iyo umaze gushyiramo umuntu wanamaze kubona background yawe kari original nyine ari sawa, ikintu uhita ukora uhita uza ugakanda hano. Uhita uza ugafungura aka kantu, uragafungura kubera yuko iyo utagafunguye kwa kundi yerekana ibimenyetso, uvuga yerekana ibimenyetso nimba ari ugutunga urutoki akarutunga. Iyo hafunze nk'uku nguku yavuga gusa nta kimenyetso yakora nyine cy'amaboko cyangwa cy'amaso. Ariko iyo hafunguye, iyo uvuze nawe akora nyine ibimenyetso by'ibyo uvuze, biba ari automatique. Reka tuhafungure sasa. Ukimara kuhafungura noneho uhituza ahangaha kuri upload audio. Iyo ukanze hano kuri record naho birakunda, ariko amajwi yaho ho naratestinze mbona nyine aza samutemo acikagurika. Ariko ibyiza wowe wiyizira hano kuri upload video. Ucyakanda internet ivuyeho, ariko igarutseho, ugahita ukanda kuri voice record. Kuri voice record wenda kubera ko ari umuganga, reka wenda tuvuge ku bijyanye n'abaganga. Noneho ugakanda kuri aka k'umutuku. Ubu hariya nyine maze kurikodinga. Impamvu nyine mutabibonye nuko nyine iyi video mba ndi gufata nanjye mba ndimo ndarikodinga, ntango record zabamo ari ebyiri ngo bikunde. Ariko ubu hariya maze kurikodinga mpita nkora dani. Ibi niyo mpamvu bise biza gutya.
uhita utegereza, ugategereza nyine igakora buri kimwe cyose, amajwi ikayatunganya. Ibyo navuze byose uyu mugabo araje abivuge n'ibimenyetso abikora, kwa kundi ugira umujinya nyine utunga urutoki, nabyo birakorwa naribi. Reka dutegerezeho gato. Murabona ahangaha rero birarangiye. Murabona ahangaha gutya biba birangiye, none wowe uhita nyine uyifungura. Reka twumve. Hello bantu banje, rero hano tuvura indwara zigiye zitandukanye, tuvura umugongo, tukavura n'umutwe, tugane tugufashe. Ewana, murabona ko n'ibimenyetso bigenda bikorwa bitewe n'ibyo wagiye uvuga. Ubu ngubu nubwo ubona urabona ibyo yavuze si ibingibi bakora gusa. Niyo wagira uvuga ati ndagukubita, ahita agaragaza umujinya nyine nk'uw'urushyi. Ewana, ni ibintu biba ari automatique, ngira ngo muri kubibona. Hello bantu banje, rero hano tuvura indwara zigiye zitandukanye, tuvura umugongo, tukavura n'umutwe, tugane tugufashe. Ewana, noneho kuyisevinga ikintu uhita ukora, uhita ukanda ahangaha handitse share kuri iri bara ry'ubururu, ukora share, noneho ugakanda kuri mowa nyine ukareba ahantu uyisharinga nyine kugira ngo ubone uko uyikipinga. Ushaka wanafungura WhatsApp ukayibikaho, wamara kuyibikaho nyine ukayidownloadinga bisanzwe, nabyo birakunda. Ariko ngewe ahantu namenyeye gukoresha iyi YouCut ya edit, niyo mpita nkandaho. Mpita nyikandaho nkamera nk'ugiye kweditinga, n'ubundi singira ikintu mpindura, n'undi nkahita nkanda hariya hejuru kuri save. Ubu ahangaha nyine mba nyeditinze maze kuyikipinga. Ubwo rero nawe ushaka aka tricks wagakora nabirenze. Ngiye gutegereza iminota mike cyane, mugiye kubibona. Murabona ahangaha kararangiye. N'ubundi reka njye muri file yanjye naribe nkabereke. Ewana, murabona ko hello bantu banje, rero hano tuvura indwara. Uyu munsi rero twabahitemo buno buryo, ariko hari ubundi buryo bwinshi cyane. Ubwo rero urakora subscribe, like and comment kugira ngo ubone izindi video zigiye zitandukanye z'amakaritoni. Uyu munsi twahisemo buno buryo, gusa hari ubundi buryo tuzagenda tubereka. Tudatinze rero, reka uyu munsi tugasubikira ahangaha, tuzakomeza ubutaha.